ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Nutembera hirya no hino mu mujyi wa Kigali ukitegereza mu bakobwa beza kandi b'abasirimu, uzasanga nibura 8 ku 10 batunze iPhone. Icyakora mu myaka 5 ishize washoboraga gusanga itunzwe na 2 mu 10 cyangwa nabo ntabo. Igitangaje cyane ku bwamamare bw'izi telefone ni uko uruganda rwa Apple ari narwo ruzikora rutajya rwishyura amafaranga ngo zamamazwe. Nta televiziyo, nta kinyamakuru, yewe nta na radio yishyurwa ngo yamamazwe. Ariko iyo telefone ikanga ikamenyekana, igakundwa kandi ikarushaho kwigarura abakunzi b'ikoranabuhanga no gusirimuka. Mu by'ukuri se niki kiba muri iPhone gituma ikundwa n'abatari bake? Ubundi se niki kiyigira idasanzwe kuruta izindi? Niki wowe uyikundira niba uyitunze? Reka tubisuzume. Twe turi The Fixers. Tugiye kukubwira ibintu 4 by'ingenzi bituma iPhone ifatwa nka telefone y'abasirimu. Ntugende utarangije kureba cyangwa kumva iki kiganiro, kuko icya 3 n'icya 4 ari byo bihatse ibindi bintu byose mu bituma iPhone ikundwa n'injijuke mu by'ikoranabuhanga. Icya mbere, uruganda rwa Apple rwita cyane ku miterere y'iyi telefone n'uburyo igaragara, rukanabihuza n'iby'abakiriya barwo bakunda cyangwa bazakunda. Niyo mpamvu abatunze iPhone badakenera amakoti yo kuyambika, bimwe twita covers, nk'uko bimeze ku zindi telefone. Umunyamakuru akaba umukinnyi wa filime n'umwe mu bavuga rikijyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Oprah Winfrey, agize icyo avuga ku miterere y'izi telefone yagize ati: iPhone nicyo kintu cy'agatangaza nigeze mbona kuva nabaho. Ikintu cya kabiri tugiye kuvugaho ni kamera yayo. Kimwe mu bintu bidasubirwaho iPhone ifite gituma ikunzwe n'imbaga nyamwinshi ni umwimerere w'ifoto ifotora. Mu gihe izindi telefone hafi ya zose zongera ibikabyo mu mafoto, iPhone yo iragufotora ukaza uko ugomba kubusa koko umwimerere wawe. Ikintu cya gatatu kandi cy'ingenzi ni ubudasa muri porogaramu ikoresha. Izi telefone zikoresha iOS. iOS ubusanzwe ni ijambo ry'impine risobanura iPhone Operating System. Kuva mu mwaka wa 2007 uruganda rwa Apple rwashyize hanze iPhone ya mbere, ni narwo rwatangaje ko izajya ikoresha iOS mu kugeza ku bakiriya babo ibyo bakeneye. Ibi byabaye impinduramatwara mu mikoreshereze ya za telefone, kuko byakuye burundu akajagari ko kujya gushaka serivisi ahandi cyangwa ngo abo bandi bakuzanire serivisi zabo kandi utanazikeneye. Kugira ngo wumve umwihariko bifite, reka dufate urugero. Ni kenshi bibaho ku bantu bakoresha cyane cyane Android. Ugira utya ukabona ifoto cyangwa video kuri screen yawe y'abantu bambaye imyenda yenda kuba nk'ubusa, kandi ukamburwa uburenganzira bwose bwo kubihagarika kereka gusa nyuma y'amasegonda runaka. Iyo bikubayeho kandi utabishakaga, wumva warira. Gusa ibyo ntibyabaho ku muntu atunze iPhone. Ibyo birakaza Google cyane ku buryo yumva yafata iPhone ikayiryamisha hasi ikayikubitira hamwe na iOS yayo. Ubu budasa iPhone yihariye bunatuma kandi kuyikoresha biba byoroshye kuruta izindi. Umunyabigwi mu kuririmba no kurapa akaba n'umunyemiliyari Kanye West yagize icyo avuga mu gukoresha iPhone. Agira ati: nakoresheje telefone nyinshi zitandukanye, za Samsung, za BlackBerry, ariko ngeze kuri iPhone, kuyikoresha biranyorohera cyane. Ikindi kintu ari nacyo gihatse ibindi abantu bakundira iPhone ni ibanga. Mu mwaka wa 2006 mu kwezi kwa 2, ikigo cy'ubutasi cy'abanyamerika FBI cyashinjaga bwana San Bernardino ibyaha byerekeranye n'iterabwoba, kandi cyemezaga ko ibimenyetso byari muri iPhone atunze. Icyakora Bernardino yanze gutanga imibare ine ya password ngo binjiremo. Imibare ine gusa. FBI yashakishije ahashoboka ku isi ngo bagerageze guhakinga iyo telefone, ariko habura n'uwo kugerageza, ku buryo bafashe icyemezo cyo kwigira ku ruganda rwa Apple. Ariko nabo bibi by'ubusa, kuko Apple na iPhone batajya bamena ibanga. Mu kubika ibanga,
iPhone igira icyitwa iCloud. iCloud niyo ibika urusobe rw'amabanga n'ibindi bintu byose bikenewe bigamije korohereza uyikoresha kuyigiriye bwite. Ndetse iyi iCloud ituma uwakwibye telefone nta kintu na gito yamumarira. Bwakwira bugacya tugiye kurondora buri kantu kose keza iPhone ifite. Ahubwo niba uyifite, jya muri comment utubwire ikintu yikundira. Niba utayifite nawe ntiwihebe, kuko ku mpera z'iki kiganiro ndakurangira aho wayikura yizewe. Twe turi The Fixers. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite, kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza, ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.